kwigisha. hanyuma ubu ngubu ugiye gukora iki? Ngiye kwandika utuntu twanjye. ariko ubu narumiwe. Hari umunsi uba utari mu ikayi, ubundi utuntu wandika niba ari utudomo ugenda ukadomekamo, niba ari uduki utuntu wandika tudashira ubundi n'utuntu nyabaki. Ni ibihangano byanjye nyine mba ndi kwandika. uri aho uri kureba utuntu twanjye, ariko humura ndaje. toragura singira akantu na kamwe mbona hasi, ndaguhereza wowe ukinagishwa. hanyuma rero mbere yo kwandika utwo tuntu twawe tudashira, genda ufurire iyo myenda uyifure neza, kuko kundi wari uri kumwenyura wishimye. aba ari kuyifura ufite umutima unezerewe cyane. N'utusi. ngo n'uduki? urongera kumfatira imyenda ufata gutyo urambona? nta soni ngo n'utu? iyo uri kundazara mu cyumba cyawe uri gukora iki? mba nambaye iki? ahubwo ari natwo uheraho. ese uracyicaye umara iki? Ndamenya babigenze turiye. urabizi kuri kunsaza? nyine iyi ngiyi ntago iyo mbizi ko bigenda. ibiki bigenda? Mesa nk'umesa ibindi. nakubwiye ngo genda umese. ihute ntubure. aya mavuta urabona ngira ubuze kuyakura hano? ni karibu. Mwiriwe nabuje. Ni ayenda nika komande. wabishyizemo neza? Ibi byose kabisa nabishyizemo. ariko urabangutse da? hari ako kazi dukora nk'abikorera. Tugomba gushimisha abakiriya reka. kumva nagaho umuroka ari kungeraho. bakumvishe banahabaza atimbikiriye kwa mabuja mwiza bakabikora neza. umva none urihuse. kabisa. Papa SAVA? Papa SAVA? niba mfite umugabo, niba mfite igiki? Papa SAVA? Hehe. Papa SAVA? ubu tuvuge ko atarimo kunyumva. Papa SAVA? Karamariko. Nese wanyishura nkigendera mabuja. ubu tuvuge ko igihe nare nguhamagara utari uri kunyumva. Ese ko nari ndimo kuvuguta. wari uri kuvuguta biruta kunyumva? hejuru yo kuntesha umutwe, hejuru yo kunzanira ibibazo ntazi iyo biturutse, urashaka nuko umwuka umvamo. hehe, urashaka kumva? urumva ushaka kumbona ndi umupfu nabuze umwuka kubera kuguhamagara? urapfa niwe ndi kuvuguta. hanyuma iyo nguhamagara nkarenda ubwo nenda gukorora, ubwo uri kwifuza iki? ubu uri kwifuza iki aho ngaho? Mabuja wanyishyuye se nkigendera asubira mu kazi. ari kuvuga icyongereza? ari kuvuga ngo mwishyure asubire mu kazi? Now guys. Iyo nkoko nari nayikoreye 12 ko yari yambwiye ngo yari ararenza aho y'agafanta 2 ubwo ni 12. hari icyo utumva se? ishyura 12. Izo fata 12 ya 2 yose ni fata bwoko ki?
oya inkoko ni 12 nyine ibyo bibiri ariko umugabo w'umunyabugugu nkawe ubundi ubona ari ndagushobora ibi bihumbi ibi ngibi kimwe bibiri uri kumva nubirenzaho uraba uteruye iki nawe yagarutse se se papa sava ubwo uri kugenda ukuba inkweto aho ngaho urabona udadakeneye kugenda papa sava ariko uvuye kuri banki ahangaha se ubu yasigaranye ari kumwe ese si ntibyuzuye 14 zana hano 14 byuzuye si ureba akira amafaranga yose yuzuye haruzuye murakoze mabuja murakoze cyane mujye muhora muduha akazi yego kabisa niyo uri kubona umuntu hano ntabwo wiha akabanga ndaguhamagara ntiwumva urajya kuzana amafaranga ukagenda ukabayo ariko ndagukubita intoki uricaye uri kubibona ko ngiye kurya urabizi neza ko ndi bukenera umunyu ariko uraho ngo umunyu mana kandi barashaka nibyo mba nkubwira ujye ukora ikintu nyiri kugitekereza nkitekereza ikintu ujye uhita ugikora ufite ikibazo mu mutwe amatwi yawe yarapfuye nzajya kukuvuza nyine utekereje kurya nanjye ndavuga ntireka mbikore ndi kurya ntabwo ndi gutekereza kurya imyenda yanjye warangije kwifura nshigaje 2 ibiri yo ntabwo ari imyenda yanjye nyine nayo ndayifura ese mvuze yuko nari nshigaje 2 itari yawe ni yawe mabuja ufite ukuntu uri kunzunguza mu mutwe muri iyi minsi nta kintu ushobora gukora ngo kirangire ubwo turye ngiye kumesa turye ngiye kumesa tu wowe nande